Mwaramutse neza, nyemerera tubanze noneho dutangize akaririmbo nyuma tuganire. Amasengesho y'Imana yumva gusenga nimwihangane Imana yumva gusenga ntimurambirwe Imana yumva gusenga. Iri ni ihame ridakuka, Imana yumva gusenga. Irindi hame rijyanye n'ibyo ni uko byanze bikunze Imana isubiza isengesho uko ryaba rimeze kose. Ndavuga waba wirije cyangwa utirije, Imana yumva gusenga kandi irasubiza. Hanyuma rero ibisubizo bitatu bizaboneka mu gihe cyawe cyo gusenga. Icya mbere, bishoboka gusubizwa nk'uko wasabye vuba kandi. Icya kabiri, bishobora gusubizwa nk'uko wasabye utegereje igihe kigufi cyangwa kirekire. Icya gatatu, ushobora gusubizwa binyuranye n'uko wasenze. Iyi odiyo irasa n'iyuzuza iy'ejo, niba warayumvise Imana ishimwe, niba utaramutse kandi wayigarukaho. Nyuma inavuye ku kiganiro umwe mu nshuti zanjye yangiriye, hanyuma ndavuga nti reka nanjye mugirire iki kiganiro muri iyo odiyo idatinda. Nshuti yanjye, Imana yumva gusenga, iriyo ni ihame. Kandi hari uwavuze ko nta sengesho riba umunyagara. Kandi ntabwo iyo umuntu asenga amera nk'inyoni isakuriza mu ishyamba. Oya, isengesho ryose Imana irumva kandi igasubiza. Ariko muri uko gusubiza, icya mbere isubiza yego kandi ako kanya, icya kabiri igasubiza yego ariko tegereza, icya gatatu igasubiza ngo oya dore ahubwo icyo ndi butange. Ku cyifuzo icyo ari cyo cyose, ibyo bisubizo bitatu birashoboka. Ingero z'abantu batandukanye bagiye basenga mu rukundo rw'Imana ntibahe igihuje n'icyo basengeye. Cyaba umuntu basengeye ngo ntapfe, cyaba gusengera akazi kukagumaho cyangwa kukabona, cyaba gusengera Imana igakora ibyo ibona ko ari cyiza cyangwa se ikibona ko kiyihesha icyubahiro, kuko Imana ntitegetswe kuduha ibyo dushaka mu gihe dusenga, ahubwo iyo mu rukundo rwayo iduha ibyo dukeneye, kandi ibyo dukeneye biruta ibyo dushaka, kuko hari igihe kimwe gishobora kuba cyabyara byinshi wari ukeneye cyangwa se wifuzaga, nyamara ugasaba kimwe mu cyari kuba kiri icyangombwa. Hari umuntu wigeze kuduha agatekerezo avuga ngo umugaragu wigeze kubwirwa na shebuja agiye gutanga cyangwa gupfa ngo amusabe kimwe mu bintu ashaka. Arangije kuko ngo yari afite ngo umukobwa w'ikinege, aramubwira ati databuja ninkugiraho umugisha undage umukobwa wawe. Uyu muntu aravuga ngo uyu mukobwa rero kubera ko yari we uruzaragu bya se byose, uyu mugaragu wakunzwe na se yahawe byose abiherewe muri uriya mukobwa wari kubiragwa. Ariko iyo asaba inzu wenda yari gusenyuka ntabone nayo kuyisana, iyo asaba imodoka wenda yari kuyigendamo igapfa ntabure, ariko asaba kimwe kibumbye byose. Haleluya! Uku niko iyo twamaze kwakira Kristo ari we imigisha yose yo mu mwuka no mu mubiri irimo, duhabwa ibyo dukeneye kandi tukabihabwa mu buryo bw'umugisha, nta mibabaro yindi yongeraho. Rero reka nigarukire cyane cyane kuko ingero zo gusenga umuntu agasubizwa ako kanya cyangwa agategereza ni nyinshi muri Bibiliya, turabazi bariya ba Aburahamu, n'abandi. Ariko reka gusa nivugire urugero rw'umuntu umwe kandi ukomeye watubera urugero rwo kumenya ngo Imana ishobora gusubiza oya, si iki ngiki gikwiriye, ahubwo dore igikwiriye. Nyamara twibuke yuko icyo nacyo gishobora kuba cyiza gikenewe kuri twe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 26:42 aravuga ngo asubirayo arasenga ati data, niba bidashoboka ko iki gikombe gica kure yanjye ntakinyoye, ibyo ushaka bibe. Uyu ni Yesu Kristo mesherezane, uyu ni Yesu Kristo wa wundi wavuye mu ijuru, wa wundi dukundira ko yatubambiwe, ariko yageze igihe arasenga maze Imana iravuga ngo ya. Hanyuma agarura ibitekerezo byo kumenya ngo mu bisubizo bitatu reka n'iki nacyo nkitegure. Aravuga ngo noneho Mana bibe uko wowe ushaka. Uko yashatse kwabereye Yesu
iby'igiciro, kuko ubu ngubu amavi yose aramupfukamira kandi yicaye iburyo bw'Imana. Icyubahiro kitahawe ikindi kiremwa cyose ni icya Yesu Kristo. Inshuti yanjye rero, senga mu kwizera ko Imana yumva, hanyuma akira ibisubizo cyangwa se igisubizo muri bitatu, ukinezerwe, ntibikubuze gukomeza kuba inshuti y'Imana. Ku gihe gikwiriye uzabona impamvu Imana yahisemo gukora icyo ngicyo ikoze. Umunsi mwiza kuri wowe, abawe n'ibyawe, umwuka, ubugingo n'umubiri birindwe, kandi Imana y'isoko yo kwizera igukomereze mu kwizera no mu kubona imigisha ifatanye no kwizera, ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.